uruzi ko ushobora gukora logo yawe bwite mu minota 5 yonyine gusa, nta computer nta design. Reba ino video nkuri kuryo bigenda. Ariko se mbere na mbere wabanje ko wabona izi logo nabasha kuba nakora banzu reba izi logo nawe ubyeze meza. Yego uko nguko rero nazikoze nawe uraza kuzikora mu minota 5 yonyine gusa, ahubwo nayo ni myinshi. Ahubwo reba ino video nkore kuryo bikorwa intambwe kwini, ukurikira akantu kose kari mu bice ko subscribe kuri YouTube channel, hanyuma ikiganiro cyose ushaka ucyandika hasi muri comment. Buri munsi ngenda nsubiza ibiganiro bya buri wese nkamukorera video ye nkuko yayinyandikiye muri comment ashaka. Ndagushimiye cyane rero, reka dutangirane. Gusa ibi byose ni kubuntu, ariko bikora neza iyo ubyumvise neza. Ubwo biragusaba kora ino video kugeza igeze ku musozo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yanjye Prophet 250, akayibategurira ibiganiro byose by'ikoranabuhanga. Nagusaba ko wakora subscribe we mushyashya, wowe usanzwe ugakora subscribe ugakanda like kuno video, kandi nkamukina kwa mudukurikira. Kandi Imana yo mugisha mu mukanda like, namwe musige comment ya video y'ubutaha twazabakoreraho. Nabashimiye cyane. Gusa wibuke kureba muri comment arimo hejuru harimo akalinki ka group ya WhatsApp gasubururu, uragakanda kugira ngo ujye muri group ya WhatsApp ukinjiremo ujye ubona ikiganiro mu bambere. Ubwo ukanda kunzogera kugira ngo YouTube iziye kugezaho video mu bambere. Nabashimiye cyane. Ese uriteguye? Are you ready? Let's go. Reka dutangire muri kubikorwa step by step. God bless. Ubuze kwita uzukagaruka gato kuri YouTube, gutya ukagaruka gato kuri YouTube, then wagaruka kuri YouTube gatoya, gusuze kwibuka gukanda like kuri video please. Ibyo ngibyo byibuke ndabigusabye. Hanyuma numara kugira hano ngaha uraza kwita uza ukanda hano handitse ngo tugiye kuri prompt zayo nyine tugiye gukoresha. Uraza gukanda kuri video description, uraza gukanda hano handitse ngo more, sibyo? Urakanda kuri more gutya kureba video, ukanda hejuru ya titre y'amagambo hejuru ya more gatoya uhakande. Numara kuhakanda tujye muri video description, amagambo uribonemo yose uraza kongera ukande hano gutya uyakandeho nk'ibisanzwe, urahita ukandaho hano, sibyo? Kugira ngo bite bifunguka cyane. Bifunguka cyane gutyo itumanuka cyane, aha urahita umanuka cyane, uhita ubona handitse ngo prompt. Ziningi zo prompt iri bwaza ko wakoresha. Izi prompt rero zibona gute? Ya foto rero ya dore ngiyi ni ugiye gukoresha, ubwo ugiye guhita uza hano. None ukuntu uzajya ubikora ni gute? Uzajya uzamuke gatoya. Uvuga ati buri prompt hano hose harimo espace. Tuvuge nimba ara uzajya tuza ukopi iyi niyo ya mbere, tuyikopi iyo tugiye guheraho, sibyo? Tugiye gukora slide, uratsindagiramo cyane, sibyo? Were ku nyuguti ya mbere. Uzebe uburyo utsindagiraho cyane, utsinagiza urutoki, none uhita ukurura kari akantu kameze nk'agatwi, nk'umutwe, nk'ugutwi, ugakurure cyane ukageze kuri ijambo ya nyuma. Ngira muri kubibona ukuntu mbikoze. Then nurangiza utukana handitse ngo copy, witukora kuri copy. Witongera use nk'ugaruka inyuma gato cyane, ugaruke muri ya Bing. Ugaruka muri ya Bing andi kuri email prompt wa copy, noneho uhita uzamo hano gutya uyipastingemo. Prompt uhita uzipastingemo, numara kuyipastingamo, then nurangiza uze ukanda handitse ngo create. Uhita dusaba kwa signinga ndabigukorera nyuma tumaze kugeneratinga, nibyo turi dukurikizaho kugira ngo video ize kuba iri kugenda neza akantu ku murongo. Ukande kuri create. Okay, none tugiye kubanza twa signing rero. Kwa signinga gute? Uraza ugakanda handitse ngo sign and create, sibyo? Ukaza ugakanda kuri sign and create. Wamara kuhakanda ukaza kubaza ibintu bibiri bikurikira. Bakubaza ese wari usanzwe ufitemo account cyangwa wari usanzwe ushaka kuyicreating ari ubwa mbere. Yari ubwa mbere uraza ugakanda kuri create now. Niba ari ubwa mbere ukande kuri create, sibyo? Mu gihe ari ubwa mbere urakanda kuri create mu gihe ari ubwa mbere. Hanyuma itakubaza ati use ushaka gushyiramo urahita ushyiramo email yawe bisanzwe, urandikuramo email yawe, sibyo? Wandika email yawe, numara gushyiramo email yawe urahita ukanda kuri next. Utegereze mu gihe wakanze next baguhereze ibintu bikurikira. Bahita kukoreza icyo bita verification nyine bahita verify email yawe, barakohereza agakode. Uraza ufungure Gmail ya handi barebera ubutumwa bwa message, cyangwa se muri message niba ufitemo ama email menshi urebe hejuru mu nguni, hanyuma ufatemo email yawe, dore agakode urasanga bakohereje muri Gmail handi nyine bohereza ubutumwa. Hanyuma uhita uzamuka gatoya, hanyuma ku gakode uraza guhita ugafata, dore ngaka ugakopiye. Uraza kuza ugakanda dore ngaka uragakanda, utsindagire cyane aritaza akantu kanditseho copy.
uhita ukora copy. Umara gukora copy bitongera ugaruke inyuma andi gutya muri Chrome gutya ugarukemo gato, urangiza urahita uzutsindagire hano gutya, utsindagire ku kazu ka mbere. Umvaga bisubiremo, urahita utsindagira ku kazu ka mbere kugira ngo uze gusobanukirwa neza. Uratsindagira ku kazu ka mbere, iyindi mibare yose ahita yijyanamo cyangwa se uyandikura, utsindagire gutyo kandi paste, bahita verifying. Bikimara kuba verified bahita kubaza ibintu bikurikira. Ndakubaza gukire mu Rwanda ngo ukwezi, ukiremo ukwezi ubonye, si ngombwa ngo ibyawe ukiremo ibyo ubonye pe. N'umwaka nushaka ushyiremo 2 byibura cyangwa se 2 cyangwa se 4 cyangwa se ukiremo n'ibyawe, ubwo n'ubundi abaraka tuzakoresha n'ubundi ukazayikenera n'ibindi bintu byawe, ushyiremo amatariki yawe y'amavuko ya nyayo. Then wagize ukande kuri next, numara ukanda kuri next uhita ushyiramo izina ryose, ngiye ni pro yimva yashyiremo ibyo ushaka tu byari byose. Hanyuma none nagiza uhite ukandanditse ngo next, ukande kuri next. Ugikanda next urategereza gato, ni move imwe isigaye. Niba kugeza hano bagiye gukora icyo bita verification. Usoma hano bino bintu bari kukubwira ati ngo place, ngo place and hold. Ukande kuri place and hold. Place and hold ubikora aho bakwandikiye iryo jambo, uguragomeza utsindagiye kugeza ubonye hari igihindutse. Uragomeza utsindagire, urabona ko kari kurodinga, ubisobanure ko nasizeho urutoki rwanjye. Neze urutoki rwanjye nimara kukurangira gutya byarangiye, urabona yuko bitse bivaho gutyo, urategereza ukakanda bigahita byirodinga bikavaho. Nuko nguko rero gutyo mumaze kuba nakasayininga, noneho email yanjye ukabyakonze. Ubwo ati noneho we want to assign first with your face. Ibi bya face ubyo ukande kuri skip now. Ukanda nanditse ngo skip. Kuri skip ari uza gukanda no hanyuma ukande kuri skip, ubiskipinge. No guskipinga utegereze gatoya, hanyuma ita kugarura hahandi noneho ya image ita yicreatinga ako kanya. Ya image ita yicreatinga nimba rusanzwe ifitemo ari gukanda kuri create bite bikunda. Nuko nguko bikora. Twibutse gukanda like kuri video. Please ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose by'ubwenge. Exactly how it looks. Uri kubibona ukuntu bimeze, ngira ngo uri kubona neza images zanjye ukuntu zimeze nkuko nabishyizemo. Ngira ngo urisha kuyireba, urabona ukuntu bazimaye zimeze Prove 250. Nizobwa kanda kuri iyo image, wenda ugahitamo imwe muri iyo image wahisemo nibona ariyo nziza, baguhereza image enye cyangwa se logo enye. Kweta ukanditse ngo download, wakanda kuri download ako kanya bita bikunda. Nuko nguko rero bikora, ugakanda kuri download ikaba byakunze ikahita yisavinga muri telefone yawe. Kimara kwisavinga rwose bawa yagiyemo. Nuko nguko rero bikora, ugasubira inyuma washaka kugira iyindi, none ya yindi nakoze y'umutwe w'intare, iyo ngiyo uri kora muri iyo screen yawe. Dore uko bayikora rero, uraza kuza ugaruka kandi kuri YouTube yanjye gutya kwa kuno ari kureba video, sibyo? Ugaruka inyuma gutya uze urebe muri ya prompt kwa kuno twabigenje. None prompt yo gukora nk'iriya irimo intare, dore uzafata prompt ya mbere. Prompt ya mbere ni izafata, uzaza sliding gutya utsindagiremo cyane uhereye ku nyuguti ya mbere, right? Numara kubikora uzutsindagire gutya, tsindagira urebe ko wahereye ku nyuguti ya mbere cyangwa se yego uhite uscrollinga ugeze hano handitse ngo 4K. Uhita ukanda copy, wongera ugaruka handi muri Chrome yawe, ugarukemo hariya ibi byari birimo uzatsindagiramo cyane gutya. Ukande select all, ukanda ubisibe, uhita pastingamo ya yindi. Noneho handi hari izina handitse ngo your name cyangwa se uri usanga handitse Prove 250. Prove 250 urabisiba, wandike ibyawe kugira ngo ndi kubibona. Urahita ubisiba wandikemo ibyawe ni usanga arimo Prove 250. Hanyuma uhita ukanda kuri create. Nukanda create urategereza gato bifunguka, urategereza hanyuma image ite yicreatinga. Nuko ngukora bikora, bananditse kari minota 5 ariko nyine birenze ko mba ndi kugusobanura. Ngiye n'ibintu byari kuba byoroshye. Ngiye ngo uri kubona za images ko zimeze neza on this time what around. Nkuko uri kubibona, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Ngira ngo uri kubona neza ko ifoto ariko zimeze. Urakomeza kuzicreatinga rero as nkuko ubishaka, uri editing ushyiramo ibintu ushaka byo byose. None mbafite ubundi buryo ku bantu bafite mu YouTube channel n'uburyo wabikora. Hari n'indi video mbafite n'uburyo ucreatinga amarogo ariko mu bundi buryo butandukanye n'ubu. None iyo arrange ya cyangwa icyo bita text logo. Yego ngira ngo uri kubibona rero nuko ngukora bikora. Jobless ku video warebye ugiriwe byiza ku downloading nabwiye ati ukanda hano handitse ngo download, kuri kano kantu ka fresh ukakanda kuri download. Ndagushimiye cyane rero, Imana igumugisha, urakoze.